wamenye ko Dr Nsabi yateye umukobwa wawe inda hashize igihe kingana iki? Umva nyine nabimenye n'abandi bantu batangiye kubivuga. Eh. Nibwo nabimenye mbibajije umwana arabinyemerera. Eh. Ugasanga ugiye nko muri casting nk'eshanu esheshatu zose isura yawe itaracuruza ariko isura ntabwo iracuruza. Urumva cyangwa se ubunini. Nk'ubu nge byagorana kumbwira ngo nakina role ndi umukobwa. Kubera ko ndi munini. Nta mukobwa se munini ubaho? Nyine sinzi impamvu bari abakobwa nabo banini badakenerwa mu mascript ya. Kuki umuntu yandika abakobwa banini ntabarebe? Ntago mbizi. Washaka kuba wenda abakobwa banini atari abakobwa. Kuko kubera icyo abantu nyine bandika batajya bibuka ko hari abakobwa banini babaho. Ngavuga ati ngiye kwandika filme ndashaka abakobwa nk'icumi. Muri abo bakobwa nk'icumi hari umukobwa uzaba ari munini, hari umutoya, ariko ujya ugasanga muzabirebe no mu mafilme yose asohoka. Umukobwa wese ukina role z'umukobwa aba ari muto. Gusuhuje mbishyize ku mutima wo gukunda kudukurikira umunsi ku munsi. Nizere ko aho umeze neza cyane. Nizere ko kandi ukomeje kugira impagarike n'ubugingo aho uri hose kandi ubuzima bukomeje gucamo. Nizere ko ujya utekereza ko hari umuntu runaka ufite kugira ngo ajye yigamba cyangwa se ajye ahantu avuga ngo kanaka yatumye mbaho, cyangwa se hari umuntu runaka gukesha ubuzima. Basi uwo muntu abonetse rimwe mu mwaka byaba ari byiza cyane ku buzima bwawe. Nitwa Sharomi, tubana umunsi ku munsi kuri Juri TV. Aho uri hose nizere ko umeze neza. Nizere ko ibihugu byose uherereyemo, haba ibyo mu Rwanda n'ibiri South Africa n'ibibumbiye muri Afrika yose ndetse n'i Burayi, imigabane yose uriho nizere ko ubikunda cyane. Ndatangiye baraseka. Usetse iki? Ibintu uvuze ko musuje se mbikuye ku mutima ngo cyane mbese wabitsindagiye. Ntangiye mbasuhuza mbikuye ku mutima. Mbese abandi basuhuza abantu batabikuye ku mutima. Hari igihe umuntu asuhuza umuntu amwikiza. Ntibirakubaho se? Uraho kana ndihuta. Ugabona nyine biri kunyerera ku mutima. Abantu ni abanyamico mibi. Niyo mpamvu rero mba nitandukanyije nabo mukura mu kazi. Harimo n'akantu ko gukabya. Ritandukanije n'abantu bose bashobora kuba bafite discipline idahwitse. Mu gitondo ntiwabyutse muhugura se? Ndumve. Mana we wibigarura biriya bintu. Ndumvira kabisa bimwe mu bantu bafite ikinyabupfura yenda gikeya, ariko nanone icyo mfite niyo umuntu yongerera akandi kantu ndakazirikana. Niyo mpamvu rero nshatse gushyira ibintu ku mutima kazirike ku nkingi y'umutima. Ahubwo kari ariko kantu ushyira ku mutima. Biranjabuka rero ntakubeshya. Biranjabuka iyo ngiye kuvugana n'umuntu mpera aho twari tugeze. Akenshi ahantu twari tugeze. Ngatekereza nk'ukuntu abikubwiye. Wenda reka tubibwire abantu badakomeza kumva. Ibaze nawe umuntu abyutse mu gitondo namuheruka kuvugana ejo bundi agahita ahita akubwira ikintu nyine akomerezaho bwari bugejeje. Ntabwo uwo muntu mwararanye, ntabwo uzi ukuntu ameze, ntabwo uzi imudi yabyutsemo, wenda iyo telefone rero ubwo ari we uyifite ifitwe n'undi muntu adashaka akabona ibyo bintu ukabura mukotoje. Ariko nanone ari umugabo cyangwa undi musore cyangwa se uri mugore udashatse kubona ibyo bintu. Nabyo ndabigeraho urumva ibyo kunoza ibintu. Kunoza ibyo nkora. Yambwiye ati hari ibintu ukora nkabona ntabwo ubinoza. Ntabwo ubikora neza nk'umuntu w'umunyarwanda. Nkabikora nta muco urimo. Yambabaje pe. Urumva rero hari ibintu umuntu aba arimo ku buryo akenshi na kenshi biba ari byiza ko nabona n'impanuro z'abantu bakuru, ariko na kenshi nanjye nyine akenshi yari umuntu udafite inshingano zo kuba ari bwemere cyangwa se tubona amabanga murimo, nabwo umubwira ati dukomeze ya gahunda, arakoshyushya ngo iyihe bimeze gute ko nayibuka kugira ngo uyivemo, niba ari ikintu kibi mupanga akivuge. Ese we ko wari utangiye kuri yakoshyushyije ntabwo wari bubivuge. Ntabwo byibuka. Ari wari bubivuge. Agavuga ati madam ngwino hano ibiki panga n'abasore. Ari ahantu wari bubivuge. Uti gute
urabyutse nyine ugiye kwibutsa umuntu gahunda mwari mufitanye sibyo uhise wandika ngo nizere ko gahunda ikomeje noneho ugasanga umugabo we niba ufite telefone none akahita yibaza gahunda ntazi se ndaguhamagara tumva nkubwire rero wa musore we nawe tekereza ngo gahunda gahunda nizere ko ikomeje ubundi uba ugomba kubanza ugasuzuma umuntu ukamenya se aracyana ariho cyangwa yapfuye ashobora kuba yapfuye utabizi ashobora kuba yapfushije utabizi ashobora kuba arwaye utabizi ashobora kuba yabyaye utabizi ubundi uba ugomba kubanza ukamenya kwanza waramutse wiriwe noneho nabimubwiye ahita bizanira reba ngo wiriwe waramutse waramutse wiriwe nizere ko umeze neza nta kibazo ufite noneho ahita bihurutura rwiyongera ruguru rumubwiye ngo ntabwo nzongera kukwishyuza kunsuhuza ariko nabyo wakoze ahubwo kumuhwitura ahubwo nahize nibaza navuze ngo urakoze kumuhwitura kugira ngo nzane icyo gihekane kirimo guhwitura nibyo byansabye ariko nabonye bacyanditse neza sinzi niba ari cyo kuko nashyizemo urakoze kumuhwitura ni ma na pa na ha na wa kumuhwitura kumuhwica vuga amagambo ari mu gihekane urarenze emi ni mpwa abantu muri comment bambwira amagambo nk'atatu muri comment amagambo atatu agize igihekane mpwa kumuhwitura nanjye iryo jambo ntabwo namenyetse kurivuga ku buryo nkoresha iki gihekane wanyumije ntabwo neme rwose ni umunyarwanda nasoma kabisa ikibazo ari umunyarwanda wibagirwa gusuhuza utagira umuco wo kurabuka oya no kuri ibyo ntabwo nabivuze basi noneho kuri kamera mbivugire umeze neza meze neza urakeye wambaye biri sexy kabisa ngaho uretse uze wumve ibintu ariko biri reba sexy se biba bimeze nkore inkweto abanza bimfashe oya reba ariko umuntu wambara ikabutura nk'iyi ngiyi iriho na deshire none yoroheye kuko munyamunye rwose wamaye agahenge ninde wakambitse gutyo inkweto ishyira mu dusogisi akavuga ati ushe gushyira mu dusogisi tw'umweru birajyana akubwira ati uze gushyiraho akantu iyo style gutyo njyewe wabyikoze nabyikoze urebe ubaye amarorerwa n'igihe wayikoze amarorerwa n'igihe wayikoze ntabwo ntibugukire kwera iryo bara niwe warikoze ntabwo uhwitira ntabwo wahwituritse kabisa none se ninde mureke wiyintroduwize wenyine ntakwicira seve nanjye ndashyiraho akanya gakeregeshwa ariko wamaze kwivuga kugira ngo tube njyewe ni wa wundi ni Dede Jeannette Murekatete Nyirangwe Shangazi n'ayandi gusa yose ari ku ndangamuntu ari ku ndangamuntu ni Jeannette Murekatete ubwo andi yose nayo mu kazi andi nayo mu kazi umuhanzi witwa Davis D akazi nakunda kajyaho umuhanzi witwa Davis D indirimbo ye yitwa Dede urayizi ase aravuga ngo inkongoro ngo ya Dede inkongoro ya Dede nyeri inkongoro yanjye ntabwo iriya nkongoro baririmba avuga ati inkongoro ya Dede inyweramo Dede ni wowe bavuga ni iyanjye gusa inkongoro ya Dede ni inkongoro yanjye Dede rero inkongoro niwe uyinyweramo gusa Davis D kabisa ubundi Dede ntasangira ntabwo bibaho ariha bakamuha akabu wenyine ya Nyirangwe Dede n'andi mazina na Shangazi Dede niyo muri filime nimba ryazi ryari muri Dehaso Shangazi muri Mitsutsu ko wikaze Nyirangwe ni ryo kwivuka nawe nawe nyinshi amaze igihe nyireba cyagiye nkubwira ati ngiye kureba
ese nkomeza ndareba rwose nta nubwo nari nzi ko ariyo wimukiyemo. sha niyo nimukiyemo nyimazemo n'igihe ngiye kuyimaramo amezi nk'arindwi. Amezi arindwi Niko kazi. yarahagije. Ubuzima bumeze gute se mwino minsi? buraho nyine nk'ubw'abandi bose. Yasha Bill Gates nari mu bandi bose siko ari byo. Jack Imana ariko kimamba bari hafi ndagukunda cyane. babaye ubyumvire buraho nk'ubw'abandi Jack Imana bose bari mu bandi nyine bose. ubw'abandi babaye mwanya nibwo ndimo. Yego rad. Pe nibyo ndi mu bandi bose ngo wahe ikaze kuri Juri TV. thank you. Wiyumvemo ikaze kabisa wicare ugwe neza. narenze no kwisanzura ahubwo. Kabisa ni byiza. N'ubundi ni mu rugo at home aribyo bavuga mu cyongereza ngo feel nk'uri mu rugo at home. Bivuze ngo mpa ku mafaranga. All is well. Tubwo bivuze iki? Mpa ku mafaranga. Nizere ko byose rero ari byiza nk'uko yabivuze biriya mu Jama ati all is well. Bimeze neza. Tujye muri kariyeri ya sinema wayitangiye ryari? shanye saziyemo natangiye 2013. ntangira nitwa izina ritigeze rimenyekana. nakinnye nitwa Fadia. Yego. ntabwo iyo filime yigeze imenyekana cyane. nkora n'indi nayo nimba naritwaga gute byibuka. hanyuma nsa nk'ubihagaritsemo nyine nahise njya mu bindi bintu byinshi mba mbiretse mbigarukamo 2020. Ubwo winjiye ikibuga nanone. nibwo noneho ndagarutse shoti mu mafiri cyane. uragaruka wagarutse mu yihe? muri dehaso nyine. Muri dehaso niyo wise ugarukiramo uraza guhasoringa cyane ndihiringa koko. ase no muri sinema naho barihiringa? utihiringa ariko ubu ni iki kintu wabona utihirinze? muri sinema nzi ko byoroshye gufatisha gute se? uriya reka nkubwire ahantu hose usanze hari abantu benshi kandi bari mu kintu kimwe ntago wabura kwihiringa. ikintu nyine uza ugahita ujyamo bigashoboka ni ikintu winjiyemo uvuga ngo ni icyanjye gusa cyangwa se ndangisanzemo abandi bantu 1 2 3 ariko ahantu uzasanga abantu bageze muri 100 biba bigusaba kwihiringa kugira ngo nawe ugire ahantu ugera. baba we urihiringa rero iyo bavuze ngo umuntu umusore yavuze ngo narihirinze nka Kenisi yavuze yaririmbye indirimbo nawe yita Haso. aravuga ati ubwo bashatse kugaragaza imbaraga bitwara kugira ngo umuntu amenyekane kugeza naho biba byamwinjiriza n'amafaranga. iyo bavuze ngo umukobwa arihiringa cyangwa umugore abantu bahita bijyana bavuga ati buriya yaciye mu bikomeye cyane cyane ku ruganda rwa sinema n'izindi nganda nyinshi usanga abagabo aribo bazifitemo ubushobozi kurusha abadamu. no muri Amerika hose si mu Rwanda gusa bari batari siperi hagende ni perinde sinzi njya numva bavuga umushoramari muri filime nawe urumva we n'umugabo bivuze ngo naho abaho nabo barihiringa kugira ngo bamenyekane. uri gushaka bamenye bivuze kuki akenshi iyo umukobwa avuze ngo narihirinze amatwi yacu ahita ajyana avuga ati buriya hari abagiye bamubuza amahirwe yari afite bari ibindi babifashamo ikiwa akenshi bagahita bameshoringa ibyuko bagiye bamusaba ko baryamana byanga bagahita binjiramo abagiye bamusaba amafaranga. iyo usanze umugore ufite umugore ntiyavuga ngo muryamane TV nshaka kuyikoraho wenda tuvuge bakeneye undi mukozi kandi wowe uhari wowe ari wowe uri bumakazi hari umuntu wihiringa akajya gukora ibizamini bya bindi byose bisabwa noneho hari n'uwowe Emi wabwira utari ko se wagize gutya ugahita wicara ugutwaye iki? ubu ntabwo aba yihirinze. ubwo se aba yihirinze wapi? noneho umuntu uvuga ko yihirinze ni umuntu waciye mu nzira zemewe cyane zigaragara buri wese kugeza igihe ageze ku ni wa muntu babwira ati kugera mu mujyi ucaha ukazamuka ukanyura mpaka ukagerayo. none se nkubaza ubu niba kujya mu Bwongereza reka turi ku Bwongereza tuvuge Nyamirambo bwa hafi kuva aho turi twicaye kugera Nyamirambo harimo no guca mu mujyi harimo no guca kujya gukomeza na za hirya na za 40 n'iki kugeza igeze Nyamirambo kugenda kuri tapi bariho ntanga urugero hari umuntu ugenda hagenda n'amaguru hari hagenda n'ipikipiki
hari uhategamo imoto nanjye ngo imoto ivatiri hari n'utega indege kuki utibaza ko umuntu we kugira azagura indege imujyana Nyamirambo mu buryo bworoshye nta kwirenga kurimo wenda tuvuge ko hari amabwiriza abigenga baravuze ati mwese murajya i Nyamirambo kuri 40 ariko nta muntu uri bugende n'ikinyabiziga muragenda n'amaguru mugereyo noneho wowe ati kwa ko nta muntu uri kundeba pyo n'indege yawe tugahita dusanga wicaye i Nyamirambo ntabwo icyo gihe ntabwo uba wihirinze ubwo nizere ko ibyo noneho bisobanura ubwo abantu bihiringa uzongera kuvuga ko wihirinze ari ahantu bagusunitse rwose uzaba urimo gutukisha ijambo bita haso uzaba urimo gusuzuguza ijambo bita haso ibyo abantu babize cyane uzaba uri kubimena ubundi kugira ngo ugere aho ugera umuntu wese ugera ahantu agera yarihirinze arahubaha kurusha wa muntu wageze iyo nyine gutyo wahisanze rero niyo mpamvu twebwe ibintu tubamo tubyubaha nuko nyine byaratuvunye ibaze nawe guhera 2013 ushaka gufatisha ikintu cyane mu magambo make mbimazemo imyaka 10 kandi imyaka 2 niyo twavuga Dede yabaye model niyo wenda navuga ngo abantu 20 baranze ibaze none imyaka indi yose 7 none ibaze noneho indi yose 7 ni haso bakuga tuzagaruke ejo ujya muri casting wagerayo bakanaguha message ko watsinze kazategereza byaratubabaje urumva cyangwa ugatsinda byose bagahita bavuga ngo physical appearance 0 gukina nta kibazo kwitwara kuri seti nta kibazo byose iyo sura yawe ntiyacuruza pe hanyuma se wowe uvuga iki kuba umuntu wavuze ko isura idacuruza na Melody ngo warabimubwiye ngo ba Meddy nibo batwika buriya uzi umuntu ubikubwira aba afite we abantu bari mu bwonko bw'ashaka akabona njye ntago mbarenganya pe rwose ntago wabarenganya nimba wenda ashaka abantu bameze gutya na gutya akabona ibintu byose urabyujuje ariko ya physical appearance ashaka ntayo ariko nkubaza ikibazo cy'amatsiko muri casting iyo bagiye kugera ibyo bagenderaho muzaza yujuje icy'ubwiza bagishyiraho nacyo cyangwa icy'ubwiza ni mu mutwe w'umuntu avuga ati ndamucagura nkurikije ubwiza nicyo yimagine nawe akavuga ati ndashaka kuri cakuri kandi ibyo Amaji yavuze se ati abantu bashaka iby'uburambe ngo nta burambe ufite ati iyo section bayongereho n'abantu bayiminuze babone job kuki batavuga ngo ubwiza icya mbere gukina neza icya kabiri ubwenge icya gatatu nyine ngo bimeshane ngo n'umuntu ajye muri casting abizi neza impamvu uko nibitekereza ubwiza ntago wamenya ngo umwiza ninde nk'ubu ngiye nirebye mbona ndi mwiza hako hari undi uri bunde akavuga mbega ikintu we ni ngombwa se kubwira umuntu uti ntago uri mwiza igende ntago yabikubwira nyine we babikoresha muri iyo rangaje ngo physical appearance we nyine uhita umenya ntago biri guhura na role y'umuntu nshaka abantu bakemera no gushyiramo umutazi bwo gukina ariko ngo nuko afite ubwo bwiza unarusha no kwakitinga birashoboka aho yari ko hari abantu ntago ari ubwiza ndi kubyitiranya hari ufite ukuntu agaragara nimba wenda nshaka umukobwa uzakina na Kim ngomba kubona umukobwa bareshya cyangwa se uri munsi usanga agenda mugera ku mukondo urumva ibyo bintu rero nibyo bakurikiza noneho ugasanga ugiye nko muri casting nk'eshanu esheshatu zose isura yawe itaracuruza ariko isura ntabwo iracuruza urumva cyangwa se ubunini nk'ubu njye byagorana kumbwira ngo nakina role ndi umukobwa kubera ko ndi munini nta mukobwa se munini ubaho nyine sinzi impamvu bari abakobwa nabo banini badakenerwa mu mascript kuki umuntu yandika abakobwa banini ntabarebe ntago mbizi washobora kuba wenda abakobwa banini atari abakobwa kuko n'umukobwa wese munini ubona bamukinisha role z'abamama bahita bamugira umumama kugira ngo nyine yisange muri filime ntabwo bamubwira umukobwa ntabwo bamukinisha bamutereta ntabwo bishoboka nk'ubu ntabwo wambwira ngo nakina ndi sheri wa Mitsutsu
sibyo se? wapi ubu Tujya tubona- nakina ndi shagazi we oya tujya tubona abantu Oya, cyangwa ndi ese shugama Mitsutsu ko mu buzima busanzwe se Mitsutsu yagutereta kuki muri filime atagukinisha iyo role cyangwa se niba ari uri cast ashobora kuvuga abakoze nk'ikintu kidasanzwe ubwo akoze agashya ubwo nyine reka tubyite uko ashobora kuba abakoze ikintu kidasanzwe Yego. ariko nyine nanjye iki kibazo ndakibaza kubera iki muri sosiyete nimba dukina imico y'abantu mu buzima busanzwe nyine icyo kibazo nabuze umuntu ntakibaza maze kubera iki wese ko utari director wa filime naje ubundi nyamara nashoramo amafaranga kubera iki abantu nyine bandika batajya bibuka ko hari abakobwa banini babaho ngavuga ati ngiye kwandika filime ndashaka abakobwa nk'icumi muri abo bakobwa nk'icumi hari umukobwa uzaba ari munini hari umutoya ariko ujya ugasanga muzabirebe no mu mafilime yose asohoka umukobwa wese ukina role z'umukobwa aba ari muto bagendera kuko abantu babyimagina uko bimagina umuntu w'umukobwa n'ukuntu bimagina umumama umumama ni umuntu wamaze kubyara munini kubera gutwita inda yagiye imbere kubera ibikoma inda yagiye imbere umumama mutoya nawe ntabaho kandi barahari shaka ikibazo bazakige acyakora se hajya n'indi ushinzwe filime mu Rwanda ari Shafi harimo Shafi harimo Ndahiro Wirindahiro cyane cyane niwe twabibwira Wirindahiro abantu bandika script kuki mudashyiramo abakobwa banini abanditsi abakobwa banini muri role z'urukundo cyangwa z'abakobwa kandi abakobwa banini bashobora kandi nabo bafite umutima njye mbona aribo babikora neza yize ukuntu yakunze n'umukobwa ubyibushye mwana gukunda neza izi mpamvu afite gwisi ubifiriga uzikibaje muzi kiba gifite emara bifiriza ahita arahumiriza umva se uri ku ivuko uri ku ivuko cyane no umukobwa wawe Dogiteri Nsabe yamuteye inda shabyihorere uzi ko biriya bintu buri gihe mutekereje mbyegereza umutima ni ukuri byagenze gutse ngo Dogiteri Nsabe aguterera umukobwa nyine icyansabi kiracabiranye ubundi ukuntu bimeze ni nka kwa kundi umuntu aba ari aho muri karitsiye akaza yerekana ko ari umuntu wa danje nyine urenze wa wundi uzi ubwenge noneho abantu abenshi bo mu cyaro ntabwo tuvuze bose ariko hari ahantu ugenda ugasanga nyine uwo muntu baramwubaha kandi ntibazi inyuma he ni habi koko ariko ukabona baramwubaha buri kintu cyose avuze nyine baracyemera buri kantu kose akuze bahita bagafata nk'ukuri nicyo ngicyo twashakaga kugaragaza nicyo Dogiteri Nsabe yaje nicyo rero Nsabe akora ku ivuko araje gukomvekera umukobwa araza agasanga nyina ubwo reka tuvuge Nyirangwe agasanga Nyirangwe ari aho ngaho ari woweho ari we ngewe ndaho ndabyara uko bwije uko bukeye nta mugabo umugabo aba yaransiganye agahinja noneho akaza kandi akaza yifitemo ubuhehesi bwinshi muri make abantu bose ashaka kubagira abagore muri epizode zabanje nimba warabibonye abatereta n'uwitwa Madarina ari we Mama Saba dukorana nagiye mbona dutambuka urumva rero noneho bigezaho ava kuri njyewe akajya no gushuka umukobwa wanjye washatse kugeza aho mutwitse ebana tuyikure ngo tugiye ubuzemo shabana yagasane biriya bintu birababaje nanjye Dogiteri Nsabe ni ntuza hari ahantu nakinnye nyine mbyegereza umutima cyane nanjye ndabyumva nyine ndavuga bana yagasane aho umwana aza akakubwira ngo mango nta wundi muntu wanteye inda ngo ni pasiteri watekereza ko pasiteri iyo muri kumwe hashya ugahita wibaza none se wamenye ko Dogiteri Nsabe yateye umukobwa wawe inda hashize igihe kingana iki wumva nyine nabimenye n'abandi bantu batangiye kubivuga nibwo nabimenye mbibajije umwana arabinyemerera Dogiteri Nsabe ntamutinya
ubu rero nyine ari kuri gahunda n'ikote na karuvate yiwe hariya cyane kandi agahita anavuga ngo hareruye niho nsaba biradanje ngo hareruye ariko se hariya ngo simere kuri pasiteri ngo ngo hareruye n'uturirimbo two mu gitabo ariko filime ku ivuko ni filime nziza abantu benshi bazi ngo ni filime ya komedi ariko irimo amasomo menshi koko irimo amasomo menshi kuko hari nk'igihe usanga umuntu nyine umuntu aje muri karitsiye akazi yabifatiye wenda tuvuge ko atanakora na biriya aturutse mu mujyi cyangwa aturutse ahandi hantu tuvuge ko atanakora na biriya ariko hari ibindi binakora mwebwe mugahora mugendera kuri ya myumvire ye muzi ngo ni umuntu ikindi hari ahantu harimo n'irindi somo ry'abapasiteri abantu bazi yuko abapasiteri ari abantu b'abatagatifu cyane siko se ubundi bari niko natwe tuzi nyine tuzi ko ari ba bantu rumva umupasiteri yakuyoboye mu bintu byose ujyamo aba ari byiza nyine ariko biriya biba byerekana ko abo bantu bagomba kugira atansiyo kuri bariya bantu pasiteri wese wowe ufata ute ba pasiteri ubundi uretse Philippe ngewe abapasiteri mbemera nk'abakozi b'Imana hako natwe turi bo nta bintu birenze kuki abanyesuri batakizera ko mu Rwanda ari abakobwa b'isugi nanjye binyobereye ubundi se ni ukubera iki ni ukubera iki abantu bavuga ngo nta bakobwa b'isugi bagira banza abakobwa barabazengurutse ese ubu abakobwa bose barabazengurutse nta muntu iyo nkuru ntabwo ajya kwamara atari uko ijanisha ryabaye ari rinini cyane rishobora kuba ari rinini hako ntabwo bivuga ko hatari abakobwa b'isugi benshi pe ngenda namuzi w'isugi ni bangahe ngewe ubwo nzi umwe uzi umwe w'isugi uwasanga nawe hari undi nanjye nzi undi ese umva badahari ntawe nzi ntawe nzi serike ntawe nzi abakobwa bose tuziranye ntawe nzi w'isugi icyakora nzi abagiye babikora ariko w'isugi ntawe nzi ngenda bazi ko bahari ni ukuri ngenzi ko hari abakobwa b'amasugi barahari ni benshi none se ikibazo ni iki ariko ubushakashatsi bw'abasore bakoze inama berekana yuko nese imanzi ni zingahe bundi imanzi zo ntazo nzi nese ntizihari ariko sinjya numva muri speculation z'abantu zitambuka hirya no hino bavuga ngo abahungu batinda nyine kuko abahungu ari imanzi aho kuvuga ngo abakobwa si isugi kuki bivugwa cyane nkaho ubwo nyine sinzi abantu babivuga ahantu babihera ariko barahari menshi amasugi menshi ndayazi njye ndamutse mbonye umukobwa w'isugi nahita ndongora nese abo urongora ntabwo baba ari amasugi ako barizo nanjye rega nanjye baye ari isugi nahita mugumana natuma atahase mukobwa wese ujya uha Emi ubimenye wagopira abamaye mwese mumenye ko nari bacishije yewe mumenye ngo mwaruhiye ubusa iyo nza kumenya ko ari w'isugi ntabe yaratashye guhita ndongora imyaka yo gukora ndakuze ndashaka ese ubundi isugi ni ngombwa ni ngombwa baye mukuru numva narongora nase reka nkubaze ikintu isugi yakora si cyo umuntu utari isugi yakora ntabwo ibyo bintu ari bimwe kuko rega bimeze nko gukina n'ikipe ifite igitego cyo hanze kandi gaburetse uzibunze muri make ushatse kuvuga ngo isugi nimba ntazigihari ntuzashaka Emi mumumenye mwa bakobwa mwe yitwa Emi nimba ari Sharomi nitwa Sharomi mumumenye reka mvuge n'amazina yanjye mu by'ukuri bagukatire abakobwa bose bagukatire amafaranga avuga ati ngurira akantu nitwa Umugisha Emmanuel warubizi nyira abakobwa bose bagukatire wita uyobya mwe mwabyumvishe mwa bakobwa mwe Emi niyongera kugutere tuzamukatire umukobwa uzankatira rero ndatumye ko atakiri isugi bitwaye iki se nagukatiye ese kuri umugabo ntacyo bitwaye ubwo nyine nawe uzabyimenyera abamunga bose ni abafite ibyo byaha ubwo uzahita ufata umwanzuro wo kuba umukobwa w'umunyarwandakazi ikamwihorere icyo nakubaza cya nyuma uwo bita Dr Sabi ni umuntu wabonye gute gukina nawe mu buzima bwa filime
gukina na Dr Nsabi bitandukanye no gukina n'abandi? sha Dr Nsabi rero gukinana nawe icya mbere birakorohereza kuko ni umuntu ukiriyetiva ibintu aho ngaho kandi byumvikana ku buryo nyine ushobora guhita bikorohera. Aragufasha iyo murimo gukina, ntabwo ushobora kubura ikintu, ntabwo ushobora kuba urimo gukinana nawe ngo abantu babone ko utazi gukina, ntabwo bishoboka. Nyine aragufasha ku buryo buri muntu wese akubona ko muri ku ntuzi imwe. Nicyo kintu cyonyine mukundira. Iyo muri kumwe, iyo murimo gukina nyine hari umuntu mukina ukajya nyine arashaka kwerekana intege nke zawe. Simubaza abo bantu. Hari umuntu nyine ushaka kwerekana ko ari urenze. Reka ashaka kwerekana ko ari urenze. Wowe ngo babone ko bamuhindura bakina. Ariko Nsabi we ntabwo ari uko ameze. Oya. Niyo ukoze agakosa ko ngako ahita nyine abanza akakubwira ati hoya bigire gutya na gutya, urumva ni wa muntu ushaka guhita agufasha byoroshye. Umutoza mwiza kabisa. Cyane pe rwose yubahwe rwose Nsabi kabisa. Kuba mwakinana wamwungukiye iki? Byinshi. Icya mbere namwungukiyeho nyine guhita uzani, urabona uri kuri seti hari ukuntu muba murimo gukina babwiye nk'ibintu mukina mufite script ako kumva hari akantu wungutse kandi kaba keza kurushaho katari muri script. Katari muri script. Ibyo bintu rero nabimwungukiyeho bituma wumva hari ikindi kintu wakora kiryoshye, wumva hari ikindi kintu washyiramo gisa neza kiri buryoshye ibintu gutyo. Yego. Umuntu witwa Mama Sava ari mu bantu bwa mbere duhura bari kumwe na Mama Sava. Muracyari inshuti? Cyane. Yananditse ngo best kuri nimero yawe. Yego. Ngo ni best. Turabashuti cyane pe. Kandi turaba buriya akenshi nasanze duhuza ku bintu byinshi. Ni umuntu Mama Sava ni umuntu utapfa gutakaza inshuti. Nyine utishimira kubura inshuti. Noneho akaba n'umuntu utagira utuntu. Ubu se muhure ku mugabo yaguhereza? Hose umugabo twahurirayo gute? Cyangwa se umugabo abateretse mwisanze muri duweri n'umuntu ku mugabo umwe cyangwa se inshuti? Cyambere reka nkorohereza icyo kibazo. Ngiye sinteretana. Urateretwa? Oya. Ufite umugabo. Umugabo. Urumva rero nta hantu twahurira. Umenye ko ukunda umugabo? Reka nkubwize ukuri. Nuko nyine Mama Sava mbizi ko atabikora. Akanabikoze. Ntago byaba ari ibintu byatuma dushwana. Erega ibintu byose abantu babiganiraho bikarangira. Mwaciringa akavuga ati ndaguhari. None ubwo buriya reka nkubwire ko iki kintu nyikiriyaringe ngivuge. Nubona ufite umugabo wawe, inshuti yawe ikamutwara, uzamureka agende. Uzaba uruhutse wa muntu mutazarambana, uzaba umuruhutse vuba. Burya n'ubundi abasanzwe azagenda uramureka bakagenda. Njye ntabwo nabigira intambara. Ubwo nyine menye ko bameze barya. Ntabwo atijyanire. Saho nkuye? Oya si ukuvuga ngo saho nkuye. Ahubwo nimba tuvuga urugero. Ufite ibikapu bibiri iwawe. Sibyo? Uratekereje uravuga oya iki gikapu sinzongera kukigendana. Kanjye ngendana iki? Nese ubwo cya gikapu gihore kirekaramo ngo wantwaye nanjye. Oya. Njye nuko ngukomeza. Ni nuko mfata ibintu. Nubona ufite umugabo ukabona baramujyanye. Aho kugira ngo ufate umwanya munini ushwana n'abantu ngo mwantwariye umugabo se ni uruhinja. Ntabwo umugabo ari uruhinja bajyana, ni umuntu ufite ibitekerezo. Ugenda yabishatse. Yego. Nakureka ukagenda. Rero Mama Sava we ntiyabikora. Tunasoza rero. Sinema nyarwanda yahinduye ite ubuzima bwawe? Ku buryo yenda n'utarayijyamo afite iyo mpano yabishishikarira agashyiramo ingufu yenda akemera no guca mu izo haso zose nawe waciyemo. Sinema ikintu kinini cyane yamariye yampaye abantu. Kuko ntarayijyamo hari sosiyete y'abantu ntarinzi. Ariko ubu ngubu Emi turahura, abandi turahura, ba Nsabi turahura, ba Mitsutsu turahura, ba Mama Sava turahura. Nyine yampaye abantu. Yego. Nicyo kintu cya mbere ngiye nyubahira. Kuko
hari ahantu yankuye hari n'aho yangejeje mu rwego rwo guhura n'abantu kandi buriya ikintu cya mbere kibaho abantu niwo mugisha wa mbere voilà njye nicyo nyishimira Isa Dede umukinnyi mwiza cyane bashishikarize kujya ku Ivuko ni seri nziza cyane ku Ivuko series ku Ivuko series ni seri nziza cyane yasohotse episode nahoze ndeba mukore subscribe kuri Ivuko n'izindi hari indi gukinamo na Mitsutsu naho bakina ndimo ndakina kwa Mitsutsu muri mu ka episode afite kitwa Mitsutsu na Mitsutsuri yego rat ndibukiramo dishangazi wagwa bagende rero bayirebe niko kuguteza imbere kuko iyo barebye mwino minsi hari uburyo busigaye buriho bwo kubyaza amafaranga ama YouTube runaka nibwo nawe boss araguhemba cyangwa se nawe ukaza washinze company ugahabanda akazi buriya biba binagaragara iyo abantu bakwereka urukundo cyangwa se bakwereka ko barimo kubona ibyo bakora bituma nyine n'umuboss avuga ati uyu mukino ibyo byose ibintu akora biragaragara cyane bivuze ngo rero niho babihera comment zanyu mujye mudushyigikira mutwereke urukundo amarangamutima yanyu muyatwereke biratworohereza ni erega n'inyigisho ubahaye ivuga iti umugabo nubona ashaka kugenda ntuzamutangire reka nkubwiye nongeye mbitsindagire umugabo wawe nagenda uzamureka agende kubera yuko umuntu utazarambana aba yabonye uri wa muntu wo kujugunywa ubwo nyine wiyakire muri icyo gihe urimo ukibe mu cyubahe uzagera uve ku rwego rumwe ujye ku rundi cyangwa se uzabona nawe undi muntu ubona uri uw'agaciro kuruta wa wundi urimo kuguta urakoze cyane Dede ukoresha imbuga nkoranyambaga cyane zivuga nazo tuzisoreza wabyumva ntago nazireka ni Instagram ni Dede Janet ni Dede G ugasigamo akarongo gatambitse official TikTok ni Dede Janet 32 aho hose mukore follow rwose ndabinginze mu following nyine naye ngira abantu urumva ari mu maze imyaka 10 mu kintu amukwe kumwereka urukundo ni muri imbaraga ashyize mu mani imbaraga umuntu arimo afashe imbaraga z'imyaka 10 hari yari kuba yarahinze igipimo cy'imyumbati kigeze hari yari kuba yaruringa urube zigeze hari yaruri inka zigeze hari ibaze rero kumara imyaka 10 ushaka urukundo rw'abantu ntibaruguye kumara imyaka 10 utanga ibyishimo se ubwo none abantu ntibabyakiye Facebook yo ni Murekatete Janet yego nkaba ndimo ndakora na YouTube yego hari YouTube mfite yitwa Dede Reality Show ikora ibiki se yo kandi ndimo ndashyiraho amavideo menshi ibintu bitandukanye nyine bitandukanye uko umuntu abyumva ariko hari ikindi kintu nzababwira nshaka gukoreraho naho mwe mukora subscribe ndabizi ntabwo mushobora kwicwa n'irungu mugezeyo yego bibaho reka no baravuga ngo aravuga ariko nta marwa kandi kuvuga menshi siko kuyamara ni gushimira cyane ko witabiriye kandi mu by'ukuri ni ikintu cyiza unyeretse cyo kuba umuntu azira ku gihe noneho hari ikintu cyutumira umuntu akaza yatinze azatinye umuntu uzira ku masaha ahubwo buriya njye nari buhagere na 8:00 neza ubwo nuko ari byo biteye hari umuntu wantindijeho hari umuntu waje nyine ahamara umwanya ku kazi atuma ninza ku bundi ndagerageza hari umuntu bambwiye witwa ngo ni irunga muri sinema kuri setting hagera hakiri kare buriya reka gahunda igihe cyose ugira gahunda mu buzima bwawe ubu uzagera no ku bintu byinshi wagwana bamwita tukote nawe mushimire cyane dufite na gahunda ubwo nayo bahiriza Imana ishima hanyuma rero mwakoze cyane nitwa Sharomi ndi kumwe na Kim kuri Instagram ye yitwa Kim Modo yanjye reka njye nyihorera banze kumfollowing yitwa Emi Sharomi kare bifollowing mvuga yubaka mu following nanjye mu ndemere ni Sharomi akadumo Rwanda niyo nsigaye nkoresha Emi Sharomi nabikuyeho kiraho Sharomi akadumo Rwanda kugira ngo nibendera ry'igihugu ndizamure mu Rwanda ushaka kugira ngo uzamure nibendera ry'igihugu cyawe aho mugene mu following rwose mwakoze ibihe byiza thank you bye